ikindi kiganiro mutangiye reka rena ni ikindi kiganiro oya ntabwo ari ikindi kiganiro ni suite geretse mwanyane nshaka kubaha nigeze kuri telefone kuri radio y'Kinshasa yitwa Arimere bari kuganira kuri icyo kibazo cyo kubacecekesha ngo bavuga ko ngo banga abanyarwanda ngo cyane ngo abatutsi natambe intervention ngerageza kubasobanura ariko ntabwo bigeze banyuze ariko hari ikintu umuntu agomba kumva iyo turi gusobanura ibintu nkunda guhora ndi gusaba nti abatutsi bo muri Kongo kuki batagaragara ngo bavuge ese bazemera ko abakongomani amoko 450 atuye Kongo ko abatutsi ari bo bonyine bagombye kumva ko ngo banjwe mu gihugu bakazumva ko ibyo bintu bazabyempoza amoko 450 akabyemera kuko natanze intervention narebye uburyo bamasa umuriro bari kuvuga ati ntabwo ushobora kubitwumvisha niho nahise mbona uburemere bw'ikibazo haba rero ngira ngo mbabwire ko aba bantu bo mu gatsiko bazi imbaraga aya macakubiri afite ariko ntibazi n'ingaruka bishobora kuzana ingaruka bishobora kuzana nizo zikomeye cyane kandi ababigomberamo ni aba baturage nyine ni bya byatsi rero ntacyo bibabwiye ubu ntacyo bibabwiye ariko ngewe ndabavuga nti ibi byatsi bigomba gukandagirwa nabyo bitarakandagirwa byagombye kwirwanaho hakiri kare kubera iki rero ntabwo abakongomani amoko 450 uzabashirikesha babwire ngo be kuvuga ko umunyarwanda babangana kandi n'u Rwanda babuza kwirwanaho igihe koko bizaba bigaragara ko umunyarwanda ababangamiye ashaka kubambura igihugu cyane ibyo ariyo mpamvu rero mbabwira ngo nimutirengera abakongomani bakabakandagira ntimuzavuge ngo ndi mwami aho ndi kubwira bariyizi baba bitwa abarwandofone bacecetse batavuga n'abitwa abatutsi bacecetse batavuga iyi ntambara nibo bagombye guhaguruka bwa mbere kuko nibo kari agatsiko kari kwitwaza uwitwa umurwandofone yaba umuhutu yaba umututsi akwiye guhaguruka agahagarara akavuga ati ibintu ntabwo tugenda kuko ntabwo ayo moko abiri ari hariya ariyo azasumbya imbaraga amoko 450 atuye Kongo ibyo rero bakaba bagomba kubyumva neza ko niba abazungu yenda ngo babyemera kuko agatsiko kabyitwaza nta reme bizagira imbere y'abakongomani kandi ndabizi ko abantu benshi bazabivuga ndabivuze babyumve ko iminota 5 ishobora kurangira ikibazo bakirangije kandi bikaba zero bashatse rero bakwitora uko bivuze reka ngushyigikire kuko nanjye nandikiye abanyekongo mbabwira nti iriya mihoro mutangiye gusohora ni abatekinisiye b'inkotanyi barimo kubasha navuga n'iriya mihoro natwe mu Rwanda twarayibonye yasohotse isohokera mu nterahamwe ariko abo yagiriye inyungu abo yungukiye abavanyemo inyungu ni kariya gatsiko kariya ka Batito Rutaremara kaba abacenyezi batanu muri serire urumva umuntu umwe muri serire ashobora kujijisha abandi akabaroha akabata mu mutego batazikuramo mwibuke wari umunyarwanda wakoresheje ikintu cye kivuga avuga ngo ushyigikira igitugu kikazaguta mu kagozi utazikuramo ushyigikira igitugu kikaguta mu kagozi utazikuramo none Matata icyo kibazo Marie-Jeanne azamuye urakivugaho iki nk'umuntu w'inararibonye umuntu mukuru ibi bintu by'amoko abanyarwanda bonse wa mugani wa karinganire urabona byahita birangira aka kanya tugatangira kuvuga indi mvugo kuko ngewe ukuntu mbitekereza wenda mbere kugira ngo twuzuzanye nuko ni process ibintu byo guhindura imyumvire y'abantu ntabwo ari ibintu wahita uvuga ngo karema ngo mujye muvuga gutya nk'uko nanjye mbyumva numva harimo urugendo rurerure rwo kuzabanza kwigisha abanyarwanda kubigisha kubana batitaye ku bwoko batitaye kureba izuru rigufi rirerire batitaye niba umuntu agiye gutora yinjiye mu kazu k'itora ngo abanze arebe ifoto ngo iyi foto ngo isi ni uwacu ngo si uwacu ibintu nk'ibyo ngibyo
ibyo ni urugendo rurerure rugomba kuzabanza kujya mu bantu bakumva ko umuntu agomba kubana n'umuntu kubera inyungu bamufiteho cyangwa se icyo bakorana cyangwa bari muri bisi cyangwa baganiriye. Numva bidahita bibada cyo korana nanone nkumva ibyo Marie Jeanne avuga, hatabayeho kudesida ngo tubihindure, imyumvire ihinduke, abantu bafata icyemezo bavuga bati mu mikorere yacu n'imigenzereze yacu ya buri munsi tubikuremo ibyo bintu. Nanone ugasanga bizakorwa ryari se? Turavuga ngo bizakorwa igihugu cyahindutse, kizahinduka ryari? Numva abantu batangirana n'ubu ngubu nk'uko abivuga, noneho ahubwo umuntu agatangira kubyigisha, ariko umuntu yamaze gufata wubwo icyemezo cyo kuvuga ati ibi bintu bive mu mutwe wanjye. Nuko nguko ngewe numva mbyumva.